zambura urujyana ubwira hano ndakura urambaza nagushyiramo wamuginga ariko se urambaza baba rumbwira asoni iki se nkubwira iki urabona ukuntu uri kumva waratinyuka urashaka kongera kuninga nk'uko wanize nakwica ku mwana wa Isimbi mbwira umwana wa Isimbi ibiki se ngaho nyica bimeze bite si byari ko ubundi muririrwa mumbaza umwana wa Isimbi ngiye narabyaye ngiye nshinzwe kurera umwana wa Isimbi mbwira ikintu kimwe itonde gabanya amagambo umbwiza ukuri kwako narakubonye urambonye muri iki ibintu urimo byose niba narakubwiye yuko umwana wa Isimbi nyine ntamukunda ari umwana w'umwanzi wanjye nibyo bishatse kuvuga ko ari njye uza ahantu ari niba narabikubwiye urabona igihe mwahere mukanambara ngo umwana wa Isimbi araniga nasakaniga ariko ubundi ngiye mubona ndi igiki mufata uko mwumva mwishaki abigenda gake twako ibintu ndashaka giye nawe tubyumvikaneho kandi shaka kumva ikintu kimwe umwana wa Isimbi wabuzana herere cyane akwazi Yoke narabivuze mbivuga yuko nyine umwana wa Isimbi ntamukunda ari umwana w'umwanzi wanjye sibyo ariko rero nanjye nuramukugize ikintu n'iki na kimwe ushobora kuvuga ko nigeze kubivugaho sinzahari ariko nyine nawe nuramukuvuga ko Fabi gabanya amagambo murabugize gute ngese ndahazi murabuzanari ndahazi Fabi wamuginga wereka mbanze nkubwira ikintu kimwe urumva Fabi reka mbanze nkubwire ndekora asigaye witonde nitonda sibiki utambwiye n'ahantu aherereye kwako mukunzi neza ko yafite ubwo mupwenda bose so bwa none dukoranye game nyinshi ariko ndakuzi neza mubwiza ukuri kandi utambwiza ukuri nanjye ndakubwiye ngo niba narabigeze kubivugaho umira uwo munwa wawe ntazagira umuntu n'uyu n'umwe ubivugaho ko nigeze nanatekereza ko umwana wa Isimbi namukunda bitabaye ibyo urabizi neza icyo nakora uzi icyo nakora uraramukugize akantu gato usohora nkuko uvuze ngo ubwonko bwanjye urabuze na game twakinanye ndamena umuceri ndajya mu rukiko mvuge buri kimwe cyose wakoze n'ababatanga buhamye bibihuriko ngende bashyire ku karubanda noneho abari ngiwa mutanga muhamye mukuru wibeshye gato kandi wongera kuzamura ibiganza byawe ushyira hano ku ijosi ryanjye ninjye uri bukwiyicire kaduca bugufi Fabi turaziranye cyangwa tuziranye turaziranye cyangwa turaziranye wakembwiza ukuri ntabwo nkubwiza ukuri uhekuri njye ntahonze kandi nanjye nguhaye gasopo uraramuka uvuze ko nigeze gutekereza cyangwa kuvuga nabi umwana wa Isimbi hakagira umuntu n'uyu n'umwe ubimenye nkuko bakomeje gukomeza kunshinze n'izina ry'Imana yo mu ijuru ngiye uri bukwirimburire ndakwirimburira buri kimwe cyose ndagishyira hanze na biriya bihurika ngewe ninjye uri butera intambwe nza mu rukiko nkagushinja buri kimwe cyose kandi nongere mbigusubiriremo ibyo biganza byawe urongera kubirambura ufata ingoto yanjye njye ndatera intambwe reka muginga we hasoni ukoze ikosa ntitaye ngo uri umugabo w'umuvandimwe w'ahandi nureba uru rushyi nkubise ntukoreho ndashaka kumenya umwana wa Isimbi ndashaka kugutanga nanjye ubwanjye mbone bakwifungira ntacyo ariko nsize umuzukuru wanjye ahari ntaho nzi nta na gihamya mfite Fabi urambwira icyo nagwambwira abakunzi ba filime za Musaraba nongeye kubasuhuza aho muherereye hirya no hino mu gihugu murabona ibintu biraza kuba byaganaye kubera ko twamaze kubona ko FABIORA yagambaniye uriya mwana wa Isimbi ngo bajye kuba bamwica bamujyane mu ishyamba bajye kumwicirayo ariko mwamaze kuba mwabona ko uno mwana w'umukobwa iribagize yabashije kuba yatabara murabona amaherezo araza kuba yaba yahe kuri FABIORA ndetse na Rugema kubera ko mubonye ko Rugema noneho kuri ino nshuro yarakaye kubw'umwuzukuru we nta kintu na kimwe FABIORA ari kumukangisha ngo
Rugema abashe kuba yacyemera. Murabona amaherezo araza kuba yaba yahe. Byose rero tugiye kuba twabirebera hamwe, bigiye kuba byaranga filimi yacu y'umusaraba episode igiye kuba yakurikira iyi ngiyi, nimba tubashije kuba twajyana kuri uno munota tukiri kumwe. Mwandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza umanuka wasi muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kugenda ubonamo filimi y'umusaraba. Nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo amayemuci y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uno munota twe turi kumwe n'abantu babashije kuba badukurikira, yuko ni byinshi cyane tugiye kuba twarebera hamwe bikomeje kugenda biranga ino filimi yacu inzu y'umusaraba, kubera ko tumaze kuba twabona ko Rugema ndetse n'uno mwana w'umukobwa Fabiora ibyabo bitameze neza, kubera ko twamaze kubona ko Rugema ashaka ko yakica Fabiora kuri ino nshuro, kandi Fabiora ari kumwishetaho ngo nyica, ariko Rugema mubonye ko noneho kuri ino nshuro nawe yemeye kuba yakitanga, yemeye kuba yajya kuba yatangwa kugira ngo abashe kuba yarokora uriya mwana wa Isimbi umwuzukuru we, ngo ashaka kuba yabona umwuzukuru we, ngo Rugema araza kuba yakora icyo ari cyo cyose gishoboka kugira ngo abashe kuba yagaruza umwuzukuru we, ngo niyo biramusaba kuba yakica uno mwana w'umukobwa Fabiora ngo araza kuba yabikora. Murabona rero amaherezo araza kuba yaba yahe ukurikije ibintu uri kugenda ubonamo hano muri ino filimi yacu inzu y'umusaraba. Rero icyo ngusaba ni ugukanda kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, warangiza ukamanuka hasi muri comment ugashyiramo ibitekerezo byawe, nimba nta n'ibitekerezo ufite ugashyiramo amayemuci y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uno munota tuba turi kumwe n'abantu babashije kugenda badukurikira umunota ku wundi. Kandi ni byinshi cyane turakomeza tugenda turebera hamwe, babikomeje kugenda biranga ino filimi yacu episode igiye kuba yakurikira, kubera ko tumaze kubona noneho ko Isimbi yananiwe kuba yabyihanganira bino bintu Fabiora yaramukoreye, kubera ko buri wese uri hano mwa runo rugo yatangiye kuba yakeka uno mwana w'umukobwa Fabiora ko ari we waba washimuse uriya mwana wa Isimbi, kandi twamaze kuba twabibona neza ko nubwo iribagiza yatabaye uriya mwana wa Isimbi yaragiye kuba yakicwa. Rero Fabiora yicaye hariya mwa ruriya rugo yizeye ko umwana wa Isimbi yamaze kuba yakicwa, niyo mpamvu yanze no kuba yakivamo ngo abashe kuba yabwira Rugema ko ari we wabashe kuba yamutwara, kubera ko azi ko kuri uno munota yamaze kuba yapfa. Rugema nawe yahita amwica nta mikino agira. Urumva rero ko filimi yacu y'umusaraba igiye gukomeza kuba yaryoha, kuba Isimbi yananiwe kuba yakihanganira bino bintu yari amaze kuba yabona, ariko akabasha kuba yabwira uriya mugore mama we Nyiranambara avuga ati njyewe Fabiora ndamwica natanzanira umwana, yuko twamaze kuba twabibona neza ko Isimbi yari abizi neza ko uriya mwana wawe azashimutwa, yuko twamaze kuba twabibona ko iribagiza yari yaramaze kuba yamubwira, yari yaravuze ko umwana we natamucunga neza, natamwizera ngo amwegereze, ngo ari we uzajya umwicungira, ngo uriya mukobwa Fabiora azabasha kuba yamutwara. None mwamaze kuba mwabibona ko rero Fabiora yamaze kuba yamuha umwicanyi akabasha kuba yamutwara, ariko Imana ibashije kuba yakora ibitangaza, iribagiza abasha kuba yatabarira ku gihe. Niba nawe wizera ko Imana ikora ibitangaza igahindura ibintu, jya hasi muri comment wandikemo amena, kubera ko tumaze kubona ko umwana wa Isimbi amaze kuba yatabarwa kuri ino nshuro, ariko ese ubutaha azabasha kuba yatabarwa nandi? Ko twamaze kubona ko iribagiza yari yumvishe Fabiora ndetse na wa mwicanyi bari barimo bapanga uburyo bagomba kuba bakicamo uriya mwana wa Isimbi. Mubona ubutaha Isimbi natamenya ubwenge uriya mwana azatabarwa nande? Rero jya hasi muri comment ubashe kuba watubwira uburyo uri kugenda ubonamo filimi y'umusaraba episode iraza kuba yakurikira, kugira ngo turebe ko kuri uno munota tuba turi kumwe n'abantu babasha kuba bagenda badukurikira umunota ku wundi, yuko bari byinshi cyane tuba turi kugenda turebera hamwe, biba bikomeje kugenda biranga ino filimi yacu. Ese mubona kamarade we na Emile bo ibyabo bizagenda gute, ko twamaze kubona ko bagiye kuba bategura urugendo rwo kuba bajya kureba ababyeyi ba Anita mu mujyi, kubera ko ngo bagiye kuba bava hano mu cyaro bakajya kuba bakwerekwa ababyeyi ba Anita. Mubona amaherezo araza kuba yaba yahe, kubera ko Anita twamaze kuba twabona ko ababyeyi be ari Nyiranambara na Rugema, kandi Nyiranambara na Rugema ni abantu bazira Emile ndetse na kamarade, kubera ko babashije kuba bahurira mu bintu byinshi. Muribuka neza ko Rugema hariya mu mujyi aba ari imitungo y'abandi abamo, ntabwo ari imitungo ye yabashije kuba yahuguza abantu, yuko yahuguje ababyeyi ba Iribagiza bahuguza iriya mitungo. Rero kamarade na Emile mwamaze kubona ko aribo bamaze kuba barwanira uriya mwana w'umukobwa Iribagiza kugira ngo abashe kuba yakibuka byose Rugema yamukoreye,
abashe kuba yasubirana imitungo y'iwabo. None dusanze umukobwa wabo wo mwa ruriya rugo rwo kwa Rugema yarakundanye n'umwe mu bo bahanganye, yuko Kamarade na Emile bahanganye no kwa Rugema, none Anita akundana n'umwe mu bahanganye na se. Ese mubona ibintu biraza kuba byagana hehe ukurikije uburyo uri kugenda ubonamo iyi filimi? Kubera ko Kamarade namara kuba yagera hariya mu mujyi, kubera ko bari bapanze kuba bazamukana na Emile, bakajya kuba Anita akajya kuba yabereka ababyeyi babo. Se Kamarade na Emile bazabyifata mute nibasanga ari Rugema na Nyiranambara bagiye kuba bakerekanwe, cyangwa Nyiranambara na Rugema bo bazabyifata mute? N'uburyo Nyiranambara higa Kamarade, kubera ko mwamaze kuba mwabibona neza ko Kamarade yamaze kuba yamuvuna akaguru amusanze hariya mu cyaro agiye kuba yareba uriya mubyeyi mama Iribagiza, kubera ko twamaze kubona ko mama Iribagiza ari umugore wa gatatu wa Rugema wibera mu cyaro. Mubona amaherezo araza kuba yaba yahe? Urumva ko rero filimi yacu Inzira y'Umusaraba igiye kuba yaryoha cyane, igiye kuba yazamo ibintu byinshi tutari twiteze ko turagenda tubonamo, ariko turaza kuba twagenda tubirebera hamwe akantu kamwe ku kandi. We icyo ngusaba no gukanda kuri iryo jambo ryanditseho subscribe nimba uri kuribona, kugira ngo dukomeze kugenda tubana ibintu bimeze neza, yuko turagenda tureba akantu kamwe ku kandi biba bikomeje kugenda biranga ino filimi yacu Inzira y'Umusaraba. Noneho tugiye kuba twayitangira ibintu bimeze neza, kubera ko twamaze kubona ko Cyusa noneho atangiye kuba yakicuza amakosa yose yakoze, kuba yarafashe uriya mwana w'umukobwa Iribagiza akabasha kuba yamutera inda. Nicyo kintu cya mbere ari kwicuza, kubera ko yari yamaze kuba yatera na ISIMBI inda akabasha kuba yakihakana, ariko kubera ko Cyusa bamumenyereye ko ahora avuga ibintu ahakana, ahora avuga ibintu by'ibinyoma, kuri ino nshuro yemeye ko yavuga ukuri. Ariko nta muntu n'umwe hano mwa runo rugo iwabo urimo kumwizera, kubera ko yari amaze igihe ababeshya. Buri kimwe cyose yababwiraga yabaga ababeshya, bari baramaze kuba bamuvumbura ko buri kimwe cyose abasha kuba yavuga aba ari kubeshya. Ariko kuri ino nshuro yemeye kuba yamanika amaboko ngo avuga ukuri, avuga ko ruriya rwandiko atari we warwanditse, ndetse n'ayo majwi bavuga ko ari we ngo wishe umuntu nayo yigeze avuga, naho yigeze yica n'umuntu, ngo kubera ko atabasha kuba yakica n'inkoko. Ariko kuri ino nshuro ari mu rugamba rukomeye cyane, kubera ko nta muntu urimo urabasha kuba yamwumva, kubera ko Fabiora ndetse na Rugema bazanye inyandiko yerekana ko Cyusa ari we wishe umuntu, kandi Cyusa iyo nyandiko yari yaranayisinyeho. Urumva ko rero filimi yacu Inzira y'Umusaraba igiye kuba yagana ahandi hantu haryoshye cyane, igiye kuba yazamo ibintu byinshi cyane tutari twiteze kugenda tubonamo. Ese wowe urabona amaherezo araza kuba yaba yahe hano muri ino filimi yacu Inzira y'Umusaraba episode igiye kuba yakurikira? Kubera ko twamaze kubona ko Rugema ndetse n'uriya mukobwa Fabiora wo ibyo bitameze neza, batangiye kuba barwana, batangiye kuba bapfa ubusa. Mubona amaherezo araza kuba yaba yahe ukurikije byinshi cyane uri kugenda ubonamo hano muri ino filimi yacu Inzira y'Umusaraba? Icyo ngusaba no gukanda kuri iryo jambo ryanditseho subscribe nimba ukiri kuribona, kugira ngo tugende dukomeza kugenda tubana ibintu bimeze neza. Kandi nimba hari n'ibitekerezo wifuza ko biraza hano muri ino filimi Inzira y'Umusaraba, ujyaho hasi muri comment ubashe kuba wabitugezaho gatanu ko kandi, yuko turaza kuba twabisoma kugira ngo tubashe kuba twabibasohorezamo. Ariko mumaze kuba mwakiyumvira ibintu bigiye kuba byaranga ino filimi yacu, kubera ko tumaze kuba twabona ko Fabiora ndetse na Rugema ibyo bigiye kuba byarangira, ngo batangiye mumaze kubona ko batangiye no kuryurirana, bati ngiye nshobora kuba nakumenera amabanga Rugema, we nari narakwihanganiye igihe kinini, ariko nuramuka umbajije iby'urupfu by'ubura ry'umwuzukuru wawe, ibiraza kuba byakubaho, ni njyewe mutangabuhamya wa mbere urajya kuba wakitanga muri polisi. Ni njyewe muntu urakujyana muri polisi nkajya kuba natanga ubuhamya bwawe bwose, kubera ko ari we wishe ababyeyi ba Iribagiza, ukaba uri no mu mitungo yabo, ngo bari abatangabuhamya b'ibicupuri bawe washatse, ngo byose ndaza kuba nabisenya mu kanya gatoya, kubera ko ngo ni njyewe uzi amabanga yawe yose. Rero Rugema mwamaze kuba mwabona ko agizemo ubwoba bw'akanya gatoya,
agahita yongera akigarura akavuga ati ngewe icyo wakora cyose Fabiola ntabwo turabyumvikana ku mwuzukuru wanjye, ntabwo turabasha kuba twarubanamo hano mwa runo rugo. Wamaze kuba watwara umwuzukuru wanjye ugomba kuba wamuzanira umwuzukuru wanjye, kandi mumaze kuba mwabibona neza ko Fabiola yamaze kuba yatanga uriya mwuzukuru wa Rugema akabasha kuba bakaba bagiye kuba bamwicira mu ishyamba, nubwo Imana yabashije kuba yatabara, Imana yabashije kuba yakora ibitangaza, ariko mwari mumaze kubona ko byakari kabaye byari bigiye kuba byaba, ariko mwamaze kubona ko umwana amaze kuba yatabarwa na Iribagiza. Uriya mukobwa Iribagiza yakoze igikorwa gikomeye cyane, kubera ko mwamaze kubona ko Iribagiza we yari yarumvishe amakuru ayabwira uriya mwana Isimbi abasha kuba yakanga kuba yakumva ko Fabiola ashaka kuba yamwicira umwana, ariko kuri ino nshuro mwamaze kubona ko Fabiola yari yamaze kuba yashimuta umwana amaze kuba yamuha umwicanye. Rero uriya mwana w'umukobwa Iribagiza kubera ko yari yarumvishe ibintu yanze kuba yakicara, kubera ko umunsi bari bavuze uriya mwana azapfaho umunsi wari wageze. Rero Iribagiza yakoze igikorwa gikomeye cyane cyo kuba yajya kuba yaneka kwa Rugema, kugira ngo abashe kuba yabona buri kimwe cyose kiza kuba cyahakorerwa. Mwamaze kubona ko rero uriya mwana w'umukobwa Iribagiza yamaze kuba yaherekeza umwicanyi akamugeza aho bari bagiye kuba bakicara ruriya ruhinja, mu gihe umwicanyi yari akirimo abitekerezaho neza cyane, arimo aniga uriya mwana w'uruhinja. Mwamaze kubona ko Iribagiza yabonye imbaraga zikomeye cyane, Imana yabashije kuba yamufasha akabasha kuba yatora ibuye riremereye cyane, akabasha kuba yarikubita uriya mwicanyi ku mutwe, akabasha kuba yasinzira. Rero niyo mpamvu mwamaze kubona ko Fabiola we ari hano mu mujyi azi ngo umwana yamaze kuba yapfa. Fabiola yari arimo yishima azi ngo uriya mwana wa Isimbi yamaze kuba yapfa, ariko ntabwo byigeze bikunda, kubera ko tumaze kubona ko Imana yakoze ibitangaza, Iribagiza akabasha kuba yatabarira ku gihe. Rero murabona amaherezo araza kuba yaba yahe? Ese Iribagiza ataza kuba yakorerwamo n'Imana ngo ibashe kuba yamwohereza kuba yatabara uriya mwana wa Isimbi? Ubwo Isimbi yari kuba ari kurira angana iki? Kubera ko Isimbi twamaze kuba twabibona ko ni umukobwa ubasha kuba yabwirwa, ariko ntabwo abasha kuba yakizera ibyo abwirwa, kubera ko twamaze kubona ko Iribagiza yari yabashije kuba yamubwira ati umwana we bazabasha kuba bamwica. Rero Fabiola ngo agomba kuba ari kugambanira umwana wawe, ngo yuko naje hano mwa runo rugo iwanyu nsanga Fabiola arimo avugana n'undi muntu natabashije kuba nabona isura by'uburyo bagomba kuba bakicamo uriya mwana wawe, ariko Isimbi ntabwo yabashije kuba yamwumva. Isimbi yabashije kuba yasuzugura uriya mwana w'umukobwa Iribagiza, kubera ko babanye hano mwa runo rugo bashondana, kubera ko twari twaramaze kubona ko Isimbi yari yaratwaye umugabo wa Iribagiza. Rero Isimbi yari agifite ubwoba bwinshi cyane yuko Iribagiza yaba akimurakariye kubera ibintu byamubayeho, kubera ko Isimbi yabashije kuba yabyarana na Cyusa, kandi twaramaze kuba twabibona neza ko uyu mukobwa Isimbi yikururaga kuri uriya musore Cyusa kugira ngo abashe kuba yamutera inda. Nabyo mwamaze kuba mwabibona ko byagizwemo uruhare n'ababyeyi be Nyiranambara ndetse na Rugema, kugira ngo abashe kuba yatwara iriya nda. Ariko Rugema kuri ino nshuro mwamaze kuba mwabona ko yamara amaje aravuga ati ngiye Fabiola ndaza kuba nawuhitana, ngo nutanyereka umwana w'umwana wanjye, umwuzukuru wanjye nshaka kuba namubona, umwuzukuru wanjye ugomba kuba wamuzana byanga byakunda, icyo biransaba cyose ngo niyo wajya kumenera amabanga ukajya kundega mu nkiko ukabasha kuba waba umutangabuhamya wa mbere, ati ngomba kuba nagenda nkafungwa, ariko umwuzukuru wanjye maje kuba namubona. Uri kumva ko rero Rugema noneho yafashe umwanzuro ukomeye cyane, ntabwo ashaka kuba yabura umwuzukuru we, ibyo yakoreye igihe kinini cyose ashaka kuba yabishyira hanze kugira ngo abashe kuba yabona umwuzukuru we. Ukurikije ibintu uri kugenda ubona muri ino filimi yacu Inzira y'Umusaraba, urabona amaherezo araza kuba yaba yahe, kubera ko twamaze kuba twabona ko uno mwana w'umukobwa Isimbi nawe yabashije kuba yarakara, akabasha kuba yafata umwanzuro ukomeye cyane yuko mumaze kuba mwabona ko ari kugenda abwira ati Nyiranambara ati Fabiola agomba kuba yanzanira umwana, yuko twamaze kuba twabibona ko Nyiranambara yaratuje, yuko Nyiranambara yamaze kuba yavunika, ariko nawe yari amaze kuba yakeka ko Fabiola ariyo muntu waba utwaye umwana wa Isimbi.
murabona amaherezo araza kuba yaba yahe mwebwe mukurikiye filimi yacu Inzira y'umusaraba episode igiye kuba yakurikira iyi ngiyi. Murabona uburyo Isimbi noneho yabashe kuba yahangayika hano kuri ino nshuro, n'uburyo Iribagiza abashe kuba yajya kuba yatabara uriya mwana. Uri kumva ko Iribagiza noneho kuri ino nshuro nabasha kuba yazana uriya mwana wa Isimbi hano mwa runo rugo, uri kumva noneho baratangira kuba bamwizera, baratangira kuba bamuha icyizere akwiye, kubera ko twamaze kubona ko Iribagiza hano mwa runo rugo nta muntu ubasha kuba wamwizera. Na Isimbi yari yaranze kuba yakizera ibye Iribagiza yari amaze kuba yamubwira, ariko ibintu bigiye kuba byamubaho ntabwo ari ibintu byiza cyane, ntabwo ari ibintu buri muntu wese yabasha kuba yakihanganira. Kuba yari asize umwana hariya mu nzu, akaba yari asohotseho gakeya agasubira mu nzu, yagaruka agasanga umwana we yamaze kuba yashimutwa, ntabwo ari ibintu yari kubasha kuba yakihanganira, yuko Fabiora niwe muntu hano mwa runo rugo bose bahise batangira kuba bakeka, ndetse na Rugema yari yaramaze kuba yabwirwa ko uriya mwana wa Cyusa adashakwa hano mwa runo rugo, kandi nubwo ari mu rugo rwe twaramaze kubona ko Fabiora atamushaka. Rero nimba tubashije kuba twajyana kuri uno munota tukiri kumwe, ukaba ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe, rikandeho nurangiza umanuka wasi muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe, niba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo amayemoji y'umutima kugira ngo dukomeze kugenda tubana ibintu bimeze neza, yuko ni byinshi cyane turi kugenda turebera hamwe bikomeje kugenda byaranga ino filimi yacu Inzira y'umusaraba. Mwamaze kuba mwabona rero ko uno mwana w'umukobwa Iribagiza yamaze kuba yabona uriya mwana wa Isimbi, ibintu bigahita bitangira kuba byamucanga, kubera ko Iribagiza yatangiye kuba yakibaza byinshi kuri uriya mwana w'umukobwa. Isimbi yari yarabwiye ko umwana we bagomba kuba bamwica, kandi Fabiora twari twaramaze kuba twabibona ko atamwishimiye. Rero Iribagiza yari yarabibwiyeho nyina Isimbi, nyina w'uriya mwana Isimbi, uburyo agomba kuba yakitwara hariya mwa ruriya rugo, ngo agomba kuba yarinda umwana we, nubwo Isimbi yabashije kuba yamusuzugura, ariko kuri ino nshuro Isimbi agiye kuba yahabonera isomo, kubera ko Iribagiza arimo apanga kuba yajya kuba yatanga uriya mwana wa Isimbi, akabasha kuba yakongera akabonana na mama we, ariko akamubwira ko agomba kuba yakigengesera igihe cyose hariya mwa ruriya rugo. Uriya mwana mugengo ari amaraso ya Cyusa, isi ari Cyusa, ntabwo azabasha kuba yabonera amahoro mwa ruriya rugo. Fabiora rero nicyo kintu na n'ubu ngubu atajya yiyumvisha, atajya ateganya ko uriya mwana yazigera abonera amabuhoro hariya. Niyo mpamvu yari ashaka kuba yamwicisha, ariko imipango ye ntabwo yabashije kuba yagerwaho. Kandi twamaze kubona ko uyu mwana w'umukobwa ukundana na Emile bagiye kuba bajya kureba ababyeyi be, kandi twamaze kubona ko ababyeyi be ari Nyiranambara ndetse na Rugema. Ibye bo ubona biraza kuba byagana hehe, ukurikije uburyo baziranamo, ukurikije uburyo bagiye babana mu bihe byashize. Rero mujye aho hasi muri comment mubashe kuba mwagenda mutugezaho ibitekerezo byanyu by'uburyo muri kugenda mubonamo filimi Inzira y'umusaraba. Nimba nta n'ibitekerezo mufite mushyiremo amayemoji y'umutima, kugira ngo turebe ko kuri uno munota twari turi kumwe n'abantu babashiye kuba bagenda badukurikira, babashiye kuba bareba filimi Inzira y'umusaraba. Nimba hari n'isomo iyi filimi ibashiye kuba yagusigira, ubashe kubiba wajya hasi muri comment, ubashe kuba wabitugezaho, kugira ngo dukomeze kugenda tubana ibintu bimeze neza. Ni byinshi cyane turagenda dukomeza tugenda turebera hamwe, biba bikomeje kugenda biranga ino filimi yacu Inzira y'umusaraba. Ciao ciao.